umwaka mushya muhire. Ariko ubundi uretse kugendera mu kavuyo no mu kigare, niki uheraho uvuga ngo wishimiye gusoza umwaka, ngo wishimiye kwinjira mu mwaka mushya? Uyu munsi hari amagana menshi y'abantu baryamye mu bitaro batakamba cyane basenga Imana ngo ibahe ubuzima nk'ubwo wowe ufite. Ese nanjye ko nshimye ko wishimiye ko usoje umwaka uri muzima, iyo neza yo kuba muzima Nyagasani yakugiriye wayibyaje uwuhe musaruro? Kuba usoje umwaka uri muzima, bamwe barapfuye abandi ari indembe mu bitaro. Kuba uri muzima wowe byakumariye iki muri uyu mwaka? Ayo mahirwe wayabyaje uwuhe musaruro? Fata akanya gato ubitekerezeho. Dore nawe imyaka itambutse ari myinshi uvuga ngo umwaka mushya, ingamba nshya, umwaka mushya, njyewe mushya, umwaka mushya, umwaka mushya. Gusa ikibabaje uracyari hahandi, nta mpinduka n'imwe igaragaza ko icyo uhora wita umwaka mushya koko kikubera umwaka mushya. Kubera ko uracyari hahandi, uracyari wa wundi, uracyari muri bwa buzima budahinduka ngo utere intambwe mu mibereho yawe. Urasa neza neza nk'uhora yizengurukaho mu kaziga, kuko aho umwaka utangirira uhagaze ni naho umwaka usoreza ugihagaze. Intego n'impinduka wihaye, imihigo wahize umwaka ugitangira, reka da, ntacyahindutse. Uracyarya mu buryo bugoranye nka mbere, uracyatuye nabi nka mbere, uracyakorera udufaranga tw'urusenda, uracyabaswe n'inzoga, uracyabaswe n'abagore. Mbese uracyari hahandi wahoze mu myaka 5, mu myaka 10 ishize. Nta mpinduka. Ese uzahora muri iyi myaka mishya, imyaka mishya mu magambo kugeza ryari? Ukuri nuko uyu nawo ntabwo ugiye kukubera umwaka mushya mu gihe wowe kanaka utari mushya ku giti cyawe. Uyu mwaka nta bishya bitandukanye n'ibisanzwe uzawubonamo niba wowe kanaka utabanje guhinduka wowe ubwawe ngo uhinduke mushya. Niba ushaka guhindura ubuzima, niba ushaka guhindura amateka muri uyu mwaka mushya, banza wiheraho ufata ingamba uhinduke wowe ubwawe mbere y'uko ugira ikindi kintu ugerageza guhindura, kuko byose birahera kuri wowe. Umuhanga Albert Einstein niwe wavuze ngo ubusazi ni uguhora ukora ikintu kimwe nk'ibisanzwe ariko ukitega umusaruro utandukanye. Muri uyu mwaka mushya nukomeza gukora nk'uko wakoraga mu myaka yabanje, ntiwibeshye ko uzahembwa ibirenze ibyo wahembwaga mu iyo myaka ishize, kandi ntacyo wahinduye ku mikorere yawe, uri gukora nk'ibisanzwe. Ntiwibeshye ko uzabona umubare 5 mu gihe ugifata umubare 1 ugateranyaho irindi 1. Ukuri nuko 1 guteranyaho 1 ni 2, kandi niko bizahora, ntabwo bizigera biba 5. Niba ushaka umubare 5 rero uzafata 2 uteranyeho 3 ubone umubare 5 ushaka. Niba ushaka impinduka mu byo usarura, mbere ya byose banza washyira impinduka mu mbuto ubiba. Uyu kuba witwa umwaka mushya byonyine ntabwo ari ihame ryemeza ko uzakubera umwaka mushya koko. Kwitwa umwaka mushya byonyine nta na kimwe bihindura ku buzima bwawe niba wowe ku giti cyawe utabanje gufata iya mbere kugira ngo uzakubere umwaka mushya koko. Muri make, niba ushaka ibidasanzwe muri uyu mwaka mushya, nawe kora mu buryo budasanzwe. Niyo foromire, nta bundi bwenge cyangwa ibanga rihambaye byihishe inyuma yo gutsinda. Ndabizi ko ufite byinshi ushaka kugeraho, ufite imihigo myinshi ushaka kwesa kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza. Ariko ndagira ngo nkubwire ko intego ya mbere ugomba kugira muri uyu mwaka tugiye gutangira, igomba kuba intego y'uko uzaharanira kugera ku ntego wiyemeje uhereye tariki ya mbere y'umwaka kugeza tariki ya nyuma isoza umwaka. Ndabisubiramo, intego yawe ya mbere igomba kuba intego y'uko uzaharanira kugera ku ntego zawe uhereye tariki ya mbere itangira umwaka kugeza tariki ya nyuma isoza umwaka. Impamvu iyo ari igomba kuba intego ya mbere ugira muri uyu mwaka nuko 23% by'abantu icyumweru cya mbere cy'umwaka mushya kiba gihagije kugira ngo bacike intege ndetse bibagirwe burundu intego bihaye kugeraho mu mwaka wose. 43% bo
bacika intege ndetse bakibagirwa intego zabo mbere y'uko ukwezi kwa mbere kurangira. Tujya kugera ku musozo w'ukwezi kwa kabiri, 80% by'abantu baribagiwe burundu ko hari imihigo batangiranye umwaka mushya. Ari nayo mpamvu intego ya mbere ugomba gutangirana uyu mwaka mushya ni intego y'uko uzaharanira kugera ku ntego wihaye uhereye tariki ya mbere y'umwaka kugeza tariki ya nyuma y'umwaka. Apana ibyo gucika intege mu mezi ya mbere cyangwa mu mwaka hagati. Ibyo ukeneye mu buzima ni wowe ubizi, iterambere ushaka urizi neza kurusha uko nge narimenya. Ariko mbere y'uko uhiga iyo mihigo yose ushaka kwisa muri uyu mwaka mushya, mbere ya byose banza wiha umuhigo w'uko ugiye kubiharanira kuva ku isegonda rya mbere kugera ku isegonda rya nyuma ubudacika intege. Kuko intego zose wagira utiteguye kwihangana, intego zose wagira utiteguye gushinyiriza no gushikama mu bihe bitoroshye, izo ntego ntabwo wazigeraho. Turabizi turi mu isi yuzuye ingorane n'ibigusha. Uko dushaka gutera imbere ni nako ibitwitambika birushaho kwisukiranya mu nzira ducamo. Niyo mpamvu mbere ya byose rero ukeneye kubanza wiha intego y'uko uzashikama, intego y'uko utazacika intege igihe ibiguca intege bizaba bije. Kuko ibigutesha umurongo wihaye byo ntabwo bizabura. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo mbere y'uko ugira izindi ntego zose wakwihereza muri uyu mwaka mushya, ni byiza ko witega ko ugomba kuzihangana no gushikama mu gihe cy'ingorane n'ibigeragezo. Ugomba kwitega ko bitazabura, kuko nyine turabizi neza turi mu isi itari shyashya. Ariko nanone igihe ibyo byose bizaba bije ukaguma kuri wa murongo wawe uvuga ngo nzahatana kuva ku isegonda rya mbere ry'umwaka kugeza ku isegonda rya nyuma ry'umwaka, sinzacika intege uko byagenda kose. Niyo wakwisanga ugomba gutangirira kuri 0 ukiyemeza ati sinzacika intege, nzakomeza mpatane, ibibazo by'isi ibirangaza ntibizanyibagiza imihigo myiza mfite ku buzima bwanjye muri uyu mwaka. Iyo niyo ntego ya mbere ugomba kwihereza kandi utazateshukaho mbere y'uko ugira ibindi bintu uharanira kugeraho muri uyu mwaka mushya. Ikintu cya kabiri, niba ushaka ko uyu mwaka mushya uzana impinduramatwara nziza mu mateka y'ubuzima bwawe, zirikana ko gutsindwa gutegura ubwabyo bisobanura gutegura gutsindwa. Ndabisubiramo, gutsindwa gutegura ubwabyo bisobanura gutegura gutsindwa. Niba utari gutegura uko uzatsinda, uwo ni umwiteguro mwiza wo gutsindwa. Mbere yo gutangira uyu mwaka mushya rero, tegura ku murongo buri kimwe, uteganye uko buri kintu kizagenda mu mwaka tugiye gutangira. Intego ushaka kugeraho muri uyu mwaka zandike, zigaragare, apana bimwe by'uko ziri mu mutwe gusa. Kubera ko gusobanukirwa intego zawe ku buryo buhagije nibyo biraguha ishusho ya nyayo y'icyerekezo nawe ushaka kugera muri uyu mwaka. Ese niba udasobanukiwe n'ibyo ushaka kugeraho, ni gute wateganya kuzabigeraho kandi utazi ibyo bintu ushaka kugeraho? Ni gute wazagera ku bintu utazi? Ni ngombwa ko wandika intego zawe kugira ngo usobanukirwe byuzuye n'ibyo ushaka kugeraho muri uyu mwaka nta rujijo rurimo. Nyuma yo kwandika intego zawe z'uyu mwaka, andika ibikorwa uzakora, ibikorwa uzagenderaho kugira ngo ugere kuri za ntego wiyemeje kugeraho muri uyu mwaka mushya. Kuko kugira intego ni kimwe, ariko kugira intego nta bikorwa bihari bizagufasha kugera kuri za ntego wiyemeje. Ni nko gufungura ibitaro nta miti irimo. Kwa muganga hatagira imiti ntabwo haba hakiri ibitaro, kuko nta cyizere kiba gihari ko bavura umuntu. Ari nayo mpamvu nawe ugomba kumva ko kugira intego zidaherekejwe n'ibikorwa ni intego zidatanga icyizere ko zizagerwaho. Intego yuzuye rero ni intego iherekejwe n'ibikorwa bizakurikizwa kugira ngo ya ntego igerweho. Aha niho ugomba kwibaza, ese ni ibihe bintu uzakora mu gihe cy'umwaka wose kugira ngo uzabashe kugera kuri za ntego wiyemeje kugeraho muri uyu mwaka mushya? Ibikorwa birakenewe cyane. Ibikorwa uzakora ni ngombwa kubyandika hafi ya za ntego wiyemeje kugeraho mu mwaka.
apana ibyo kwandika intego gusa utazi ngo uzakora iki cyangwa uzabigenza ute kugira ngo za ntego uzigereho. Muri make, kugira intego ni byiza, ariko kugira ibikorwa uzagenderaho ndetse ukanakurikiza bituma intego yawe iba nziza kurushaho. Ikindi, hakaba hari ibyiringiro byinshi ko ya ntego ishoboka koko. Ikintu cya nyuma, ndakumenyesha ko niba udatangiye, n'ubundi byose biracyari zeru. Gutangira gushyira mu bikorwa ni ingenzi cyane kurusha ibindi byose wakora, kubera ko udatangiye n'ubundi ibyo urota bizakomeza kuba inzozi. Ni ngombwa rero ko utangira guharanira intego zawe kandi ugatangira uyu munsi wa none, kuko nta kindi gihe cyiza gihari nk'igihe cya none turi kureba. Ikindi gihe ntabwo tuzi ngo bimeze bite, ariko byibuze igihe cy'aka kanya kirahari, kiri imbere yawe. Rero kibyaza umusaruro, utangire. Ntugire urwitwazo rw'imbogamizi uzana, kuko twabonye ko imbogamizi zo zitazabura mu gihe turi mu isi. Rero wigira urwitwazo uzana, ahubwo tangira, kuko mu gukora ibikorwa wiyemeje gukora niho honyine uzabonera ibintu uteganya kugeraho muri uyu mwaka mushya tugiye kwinjiramo. Nta ntego n'imwe ushobora kuzageraho mu ntego wiyemeje mu gihe utahagurutse ngo ufate iya mbere utangire ukore bya bikorwa bizagufasha kugera kuri za ntego zawe. Kuba biri mu magambo gusa ntabwo bihagije, nta n'icyo bivuze. Tangira rero winjire mu bikorwa nyirizina, utangire uyu munsi, kuko nta kindi gihe cyiza ufite. Wigirire icyizere kandi wumve ko kugera ku byo wifuza muri uyu mwaka mushya bishoboka. Niba hari ababishoboye, si uko bavutse bibanditseho mu gahanga. Nawe uzabibasha. Icya mbere ni uko wizera ko bishoboka, nawe wabishobora. Ikindi, ugafata iya mbere ugatangira kubiharanira, ukajya mu bikorwa, ukareka amagambo. Soza muri uyu mwaka mushya ujye uhora uzirikana ko igihe ni umutungo uhenze kuruta iyindi yose umuntu afite muri iyi si. Uwo mutungo iyo umuntu awutakaje ntabwo awugarura. Ufite nk'imodoka se, itungo cyangwa ikindi kintu bigatakara, ibyo ni ibintu wavuga ati nubwo imodoka yanjye igiye, nubwo inka yanjye igiye, mfite amaboko, nzaca ibindi, nzashaka ibindi mu gihe nkiri muzima. Ariko igihe cyo ni icyitonderwa. Iyo utakaje igihe ni forever, ntabwo wakigaruza. Ibuka kubaha no guha agaciro igihe cyawe rero. Koresha igihe cyawe mu bikubahisha, koresha igihe cyawe mu biguha amafaranga, koresha igihe cyawe mu biguha agaciro, mu bikubaka, mu biguteza imbere. Ukoresha igihe cyawe mu bizatuma usoza uyu mwaka mushya wishimiye ko hari intambwe ifatika wawuteyemo. Gusa intego ihatse izindi, ugahora wibuka ko ari intego y'uko uzaharanira kugera ku ntego wiyemeje guhera tariki ya mbere y'umwaka kugeza tariki ya nyuma isoza uyu mwaka tugiye gutangira.